rino somo ndetse ugakanda subscribe kugira ngo amasomo yose azajya acaho uzajye uyakurikira umunsi ku wundi. Reka dutangire rero dukore zoo yacu. Tugiye kubanzamo cya kinyabutabire cyacu cya glycerine. Ni glycerine ariko ni ikinyabutabire. Tugiye kugisukamo. Ikibazo rwose niturangiza dukurikizemo ya white oil yacu. Iyi white oil ikintu ikora ituma ya glycerine yacu yoroha, cya kinyabutabire cyoroha. Ariyo mpamvu wumva nyine glycerine kuno wisiga ukumva mu ntoki yarorohereye cyane. Ni ibi biba byakozwe. Rero nibyo tugiye gukora. Kurikira neza mwitonze. Sukamo gake ntabwo ukayisukamo neza witonze ya glycerine yacu. Sukamo rwose. Kayipakinga. Urabona ko ari zoo nziza rwose nta kibazo. Iyi ni zoo yujuje ubuziranenge, ni zoo nziza, ni zoo ishobora gukundwa n'abantu benshi cyane. Rwose wayikoze nta gihombo uba uri mu nyungu. Glycerine yacu rero niba tumaze kuyisoza, mbanje kwasoza abakurikiye YouTube channel yacu Jatuyi TV. Nkuko bisanzwe abantu musanzwe mukurikiye iyi channel yacu dukunza gucishaho amasomo y'imyuga. Ubushize hari rero tugucishaho amasomo yo gukora amasabune y'amazi ku bantu bayabonye n'abatarayabona barebe kuri video iri hasi y'ingiyi, turi hasi y'ingiyi muraza kubona iyo video yo gukora isabune y'amazi ndetse na shampoo. Ikindi kandi mu masomo twigisha harimo kwigisha gukora amasabune akomeye ngaya, twigisha gukora shampoo ngiyi nayo, twigisha gukora amaji, gukora n'amasabune y'amazi asanzwe, yaba yoza ibyombo, yaba yoza ibirahuri. Aya ni amasomo twigisha. Twigisha n'amavuta yo gukora amaglycerine, ayo no tugiye gukora uyu munsi. Tugiye gukora glycerine. Abantu benshi amaze iminsi babisaba nzabigisha gukora uko bakora amavuta. Umunsi rero nabahitiyemo gukora amavuta. Tugiye gukora nizo tugiye gukora. Abantu benshi ndibaza ngo se ezo ikorwa gute? Ndibaza ngo ezo ikorwa gute? Nta kindi kintu rero icyo ugomba gukora ni uguhanga amaso y'ino somo kugira ngo tutagucika. Ikindi kandi nubitse ko nawe bwa mbere ugeze kuri channel ushoboka na subscribe kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi. N'amasomo azakurikiraho muzakomeze muyakurikire. Ubutaha tuziga gukora isabune ikomeye, isabune nziza cyane rwose uhajyana ku isoko igakundwa cyane. Iyi ni isabune nziza. Reka rero dutangire dukore isomo ryacu ry'uyu munsi twateguye. Tugiye kwiga gukora glycerine ya zoo. Ibikoresho tugiye kwifashisha rero turakeneramo iyo bita white oil, dukeneramo iyo bita ikinyabutabire cya glycerine, hanyuma tuze gukeneramo n'iyo bita parufe. Ikintu ikora nyine yituma ya mavuta yacu ahumura cyane. Si amavuta gusa glycerine dukora, n'amamoviti, amasante turayakora cyane ndetse n'amasiraje. Ari impamvu ugomba gukurikira rino somo ndetse ugakanda subscribe kugira ngo amasomo yose azajya acaho uzajye uyakurikira umunsi ku wundi. Reka dutangire rero dukore zoo yacu. Tugiye kubanzamo cya kinyabutabire cyacu cya glycerine. Ni glycerine ariko ni ikinyabutabire. Tugiye kugisukamo. Ikibazo rwose niturangiza dukurikizemo ya white oil yacu. Iyi white oil ikintu ikora ituma ya glycerine yacu yoroha, cya kinyabutabire cyoroha. Ariyo mpamvu wumva nyine glycerine kuno wisiga ukumva mu ntoki yarorohereye cyane. Ni ibi biba byakozwe. Rero nibyo tugiye gukora. Kurikira neza mwitonze. Sukamo gake ntabwo usukamo nyinshi. Warangiza tugiye kwifashisha kano kugira ngo tubashe kuvanga ya glycerine yacu.
amafaranga witonze. Wifuza kwiga waduhamagara kuri 078 93 145 cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 88 03 izo ni nimero watubarizaho, waduhamagara tukakwakira isaha yose waduhamagariraho turakwakira. Twiga iminsi yose, umunsi yose turiga, amasaha yose turiga, igihe cyose wakenera kuza kwiga uraza kwiga tukagufasha. Kwiga rwose twiteza imbere. Nta cyiza nko kwisiga amavuta wikorera rwose. Ya mavuta wajyaga kugura ahandi aho guhenze, ukajya wisiga amavuta wikoreye. Ikintu amavuta wikoreye uba uzi neza ubuziranenge afite kurusha andi mavuta yose wakwisiga. Uba wayikoreye uba uzi ibyayakoze. Ikindi nta kintu na kimwe muri make ibintu byose wikoreye biba byujuje ubuziranenge kuruta uko wajya kubigura ahandi. Ariyo mpamvu rero icyiza ni uko waza kwiga ukajya gukoresha ibikoresho wikoreye. Iyo sabune wikoreye ukabifurisha, iyo sabune wikoreye ukaba wayikoresha, iyo glycerine ukaba wayisiga, iyo ji wikoreye ukayinywera, ukanywa ji uzi ibyayikoze byose. Ubuziranenge bwayo bwose uba uzi ko nta kibazo na kimwe byagutera kuba wabyikoreye, uba warabyize. Niyo mpamvu rero ushobora kuza ukiga mu ishuri umwuga business center limited ukagufasha rwose, ukagira ubumenyi, ukajya ku isoko ry'umurimo nk'abandi, ugashaka amafaranga mu gihe gitoya, ukaba wabona amafaranga uba ubumenyi. Ibi rero ni biroroshye rwose kwikorera glycerine mu gihe gitoya nuko bikorwa. Nawe wakoresha rero umunyamahirwe kuba uri kureba ino video bose ukavanga neza cyane witonze. Hanyuma iyo glycerine yacu igeze hano urabona ko imaze kunoga neza, urabona ko icyataro cya glycerine n'awayiro byamaze kwivanga neza, byahuye. Reka dukurikizaho uko dusukamo ya parufe yacu. Dusukamo ya parufe yacu kugira ngo tuyihe impumuro. Usukamo gakeya, ntabwo usukamo kenshi, gake cyane rwose, kuko ibintu byose byabaye byinshi biba bibi. Ngira ngo murabizi ko ibintu byose byabaye byinshi biba bibi. Nayo ukayivanga cyane, iyo ukayivanga rwose ni neza rwose nta kibazo. Muranga mbese mutagucika nyawe rwose. Aya ni amahirwe aba yitawe mu buzima, kandi amahirwe yagucitse. Aba ari ikibazo cyane. Umuntu uri burebe ino video akayirangiza aba ari umunyamahirwe wo kwikorera glycerine akaba yayitunganya neza. Irangize kuri subscribe, unyandikire no muri comment ikibazo cyose wumva wambaza kugusubiza. Glycerine yacu turayisoje. Nkangurira abantu bakeneye kuza kwiga mu ishuri umwuga Business Center Limited, muhawe ikaze. Amasomo twigisha harimo gukora isabune ikomeye, isabune y'amazi, shampoo, glycerine itukura ndetse na zoe, amavuta gikotoro. Twigisha gukora amasabune y'amatoilette, amasiraje. Aya ni amasomo twigisha umunsi ku wundi. Twigisha no gukora amaji. Rero rwose icyo nabakangurira ni ukuza kwiga mu ishuri umwuga Business Center Limited, mukiteza imbere mukabona amafaranga. Ni byiza kwiga umwuga kubera ko wize umwuga ntushobora kuwupfana. Ikindi ni uko iyo wize umwuga uba ufite amahirwe
yo kuba wajya ku isoko ry'umurimo nawe ndetse ahazaza hawe urimo urahategura neza cyane. Kwicara nta mwuga ufite, nta kintu urimo urakora, nta kintu bimaze. Abo benshi baravuga ngo amafaranga yarabuze. Ntabwo amafaranga yabuze, ahubwo uburyo tuyashakamo nibwo butuma tutayabona. Amafaranga arahari, ni twebwe ategereje. Tuzayabona gute rero? Ni uko tuzakoresha bwa bumenyi bwacu, ya myuga yacu, tukajya gushaka ya mafaranga. Icyo bisabwa rero nta kintu gikomeye cyane, ni uko uza kwiga mu ishuri umwuga Business Center Limited, ukiga aya masomo yose rwose, ukajya ku isoko ry'umurimo. Ibi nibyo by'ingenzi, kandi kwiga, iyo urangije kwiga, nuko tugufasha mu isoko ry'umurimo, tukugira inama y'uburyo watangira business yawe. Ntabwo tukwigisha gusa, ahubwo nuko tugukurikirana, tukagufasha, tukakugira inama uburyo watangira business yawe ku mafaranga makeya. Abantu bavuga ati se ko maze kwiga nta gishoro mfite, oya, tuba duhari kugira ngo tugufashe ku isoko ry'umurimo, tukugira inama y'uburyo watangiza ya mafaranga make cyane, yandi wumva ko nta kamaro yagira, yandi wumva ko nta kamaro afite, ya mafaranga yose usuzugura, akaba ari biheraho ukazamuka cyane. Ibi rero nibyo mu ishuri umwuga Business Center, nibyo dukora, nibyo twigisha. Waha ikaze rero mu ishuri umwuga Business Center Limited. Ikindi kandi umuntu ugiye kureba ino video akayirangiza ni umunyamahirwe, kuko ni byinshi agiye kumenya. Ikindi arajya kurangiza kuyisoza yamenye kwikorera glycerine ye ya Zoe. Mwibutsa ko ubutaha tuziga gukora isabune ikomeye. Abantu benshi barayikunda cyane, isabune ikomeye. Rero icyo usabwa kugira ngo ino video itazagucika ni uko ukanda subscribe, ugakanda ukazogera, kugira ngo igihe video yageze hano kuri YouTube channel ukayitibonera, ukayibona mu ba mbere, ugakurikira isomo ryawe neza ukiga. Rero glycerine yacu ikintu cyakigezeho, iyo tumaze kuyisoza aba ari kuyipakinga mu bucupa bwabigenewe. Urafata nyine ukayisukamo neza witonze, ya glycerine yacu sukamo rwose, ukayipakinga. Urabona ko ari Zoe nziza rwose, nta kibazo. Iyi ni Zoe yujuje ubuziranenge, ni Zoe nziza, ni Zoe ishobora gukundwa n'abantu benshi cyane rwose. Wayikoze nta gihombo uba uri mu nyungu. Glycerine yacu rero niba tumaze kuyisoza, urahaza ukayipfundikira neza witonze. Dore ngiyi Zoe yacu turayisoje. Ikintu usabwa rero ahangaha, iyo bigeze ahangaha, ni ukujya ku isoko ukajya gushaka ya mafaranga. Ntabwo waba wakoze Zoe nziza nk'iyi ngiyi ngo ubure amafaranga. Ni wakoze isabune nziza nk'iyi ngiyi ngo ube wabura amafaranga. Ni ibintu bidashoboka. Ibi ni ibintu bigurwa ku isoko. Ese ninde muntu udakenera isabune? Ninde muntu udakenera amavuta yo kwisiga? Nta n'umwe. Ninde muntu utakenera ji yo kunywa? Ninde utayikenera? Ikindi, ninde muntu mu masaro ni menshi cyane, haba harimo amashampo. Dore aya ni amasabune ushobora gukoresha mu gukoropa, aya ni amasabune y'amazi. Ni amasomo menshi ushobora gukurikira cyangwa se ukiga mu ishuri umwuga Business Center Limited. Nyaboneka kandi subscribe kugira ngo yane masomo yose atazagucika agiye kuzacaho. Naho ubutaha, ciao ciao, ndabakunda cyane.